muraho neza. Uno munsi ndashaka mbasangiza ijambo rimwe cyangwa ibanga muri parenting ni imirerere, uburyo umuntu arera. Mbabwira ibanga rimwe ryamfashije njyewe n'umugabo wanjye kugira ngo tube ababyeyi beza. Abantu benshi banga kwivuga neza, ariko ndabizi neza ko ndi umubyeyi mwiza kandi nizeye neza ko ndi gukora akazi neza. Noneho ndashaka mbasangize ikintu kimwe cyadufashije njyewe n'umugabo wanjye kugira ngo tube ababyeyi beza, turera abana neza bitworoheye, akora inshingano ze nkora izanjye. Ikintu kimwe kinini nuko twagabanyije inshingano. Umugabo wanjye akunda kuvuga ngo imirimo iragabuye. Barinjiye babana, nta kintu ngikoze, barinjiye amasaha yo gutaha yageze. Come. Hi. How was your day? Come. Hi, sunshine. How are you? Oh, careful, Damara. Hi, my baby. How was your day? Good. Oh, I missed you. Daddy's dollhouse. Daddy's dollhouse. Then you get careful with that. It's a place. Where is baby? What? My baby. Look, guys. Look how big you are. Log, slide, bread, crab, drum, How was your day? fries, Good. grapes, pretzels. My baby, my November baby. Move, Destiny, move, Destiny, move, Destiny. Destiny, move. Okay, It's sit not down. pretzel, it's pretzel. Tree, star, snake, smoke, snake, What is this spider, filter? star, What is you? swim. Oh. All of you? Dog, Even giraffe, Oh. and guinea pig. Okay. Cow, I'm gonna giraffe, send it later. How was the dog, day? hard. Can you guys? Cat, Hmm? hard. No Holland. Circle, stars, lunchable or bread. I can make potatoes. Clock, No warm up. flower, glasses. Yeah, you can eat them like that. Plug. You don't have to warm them. Fly, You want a bread, sandwich? crab. Yeah, You can make a sandwich. I want a sandwich. You want a sandwich? How about you guys go in your rooms, try to clean and finish this video. Then we Can go head somewhere? somewhere. Where? Can we go watch in your room while we're waiting Where's for that? you to finish? I think you went, I don't know, somewhere. Okay. I think You Daddy. watch Netflix I in my think- room. Yeah. Okay. You go watch in my I'll room find so I can finish this and I want to watch. Daddy said you And the you might setup. go, Circle take us stuff. some. I want to Yeah. watch in the setup. evening, Cat, the sugar in the evening. pig, I dog, was bus. planning tomorrow morning. Let's go change. Let's wait for mommy to finish. Nari ngiye kubabwira ikintu kimwe njyewe n'umugabo wanjye dukora kidufasha mu mirerere yacu ya buri munsi, cyangwa kidufasha gushobora kurera cyangwa kuba ababyeyi beza. Nkuko nababwiye, ndabizi ndi umubyeyi mwiza, akazi ngakora neza, aho ngejeje nkora. Noneho naho Imana igejeje imfasha gukora, mbona tubikora neza nk'ababyeyi. Noneho ikintu kimwe cyadufashije kinini nicyo ngiye kubasangiza. Ikintu cyadufashije njyewe n'umugabo wanjye nuko twagabanyije imirimo. Ntago ari ukuyigabanya wenda ngo twaricaye ngo dufate ikaramu cyangwa cyukibaho tuvuge ati cyo mu murongo, wowe uzajya ukora ibi, wowe uzajya ukora ibi. Ariko hari ibintu biza bisanzwe, navuga ngo naturellement, biza gutyo utiriwe ubishakisha. Umugabo wanjye yizera ko umugabo ni ukora akazi agatunga umuryango. Ni nako Bibiliya ivuga. Adamu Imana aramubwiye ati genda wite kuri Edeni uyitunganye. Mbese niwe umugabo, niwe ugenda agakorera urugo, niwe uhahira urugo, niwe udutunze. Ajya akunda kuvuga ngo nzabatunga, n'ubundi aradutunze. Niko abyizera ko niwe wakora imirimo
y'imbaraga cyangwa se izana amafaranga akaza agatunga urugo. Bitavuze ko nanjye ntashobora kujya mu kazi ngo nkore, ariko yumva ko ari inshingano ziwe nk'umugabo guhahira urugo cyangwa kurongera urugo. Ubwo yahise afata urwo ruhande, ni narwo ruhare runini cyane rubeshejeho urugo. Afata iyo side niko nabyita, arayifata akayikora, amafaranga akenewe ni urwana nayo, akamenya ngo hakenewe iki, kugura iki, guhaha, kwambara, amagaze, kuriha inzu, kuriha umuriro n'amazi, ama vacation, gutembera, restaurant, ikintu cyapfuye bikeneye amafaranga, imyenda, ibintu byose. Aravuga ati njyewe ibi byose amafaranga akenewe nzajya nkora ijoro n'amanywa igihe cyose bishoboka, nibinashoboka nkora utuzi tubiri cyangwa nkore ibyo bita extra shifts, ariko ni njyewe umugabo ngomba kurongera famiye. Afata iyo side. Noneho aho ndi kuvuga famiye yacu, ndi kuvuga uko twebwe nicyo cyadufashije. Niba mujya mureba mukavuga ati abana mama Destiny arakora akazi neza, ndashaka mbabwire ko impamvu nkora neza nuko imirimo igabuye, nk'uko umugabo wanjye akunda kubivuga, akavuga ati imirimo iragabuye. Ntumubwire gusasa, ntumubwire gukoropa, ntumubwire koza amasahani, ntumubwire kumesa imyenda, ntumubwire gukora amasuku nyine utuntu, ntubwire kujya guhaha. Yanga kujya guhaha, kugenda mu isoko agura amata, agura imbuto. Umuhaye kujya guhaha umutuma kimwe akazana double, amafaranga nyine akayitashira uwo munsi, kuko ntabyazi, ntamenya n'ibyo agura nyine. Arakubwira ati ibyo si akazi kanjye, si umurimo wanjye. Noneho nanjye bya bindi adakora nibyo nshingano zanjye, sibyo? Ubwo ndimo ndababwira ibikora kuri twebwe. Arambwira ati ntabwo nshaka kujya mu kazi muri famiye yacu. Arambwira ati wowe akazi kawe, bitavuze ko asuzugura kuba najya mu kazi, asuzugura kuba mfite ubwo bushobozi bwo gukora nkajya mu kazi nkazana amafaranga nk'abandi bagore. Ntabwo abisuzuguye, ariko abona ko ninjya mu kazi tuzasiganira abana, cyangwa hari imirimo imwe n'imwe tuzasiganira. Okay? None aravuga ati wowe uzarera abana, kubera ko arabona ko ninjye nabikora neza, ndagenda nanjye mfata side y'abana, nita ku bana. Ubwo ntugutwita kuva ntwise, igihe ntwitema ninjyewe nkora isuku mu nzu, ninjyewe ntunganya utuntu twose, gupanga utuntu twose mu rugo, ibyo guteka ninjyewe bireba. Nubwo rimwe na rimwe nawe nyine yadutekera, ajya akunda kudutekera, akadukarangira amafi, akatwokereza nk'inyama muri oven, cyangwa kotsa hanze. Ibyo yabikora. Ikindi gihe akangabanyiriza sinteke akatugurira. Urumva ko ni ya side yiwe, akatugurira nk'ibiryo rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri biri ngombwa. Igihe kimwe na kimwe akadusohokana. Iyo dusohokanye abangabanyirije njyewe za nshingano zanjye ngomba gukora mu rugo. Noneho bikagenda uko, nkateka igihe cyose bikenewe, ninjye gukora isuku, ninjye woza amasahani. Rimwe na rimwe akaba yanyogereza amasahani, ariko bitari mu mutwe wanjye ku buryo mvuga ngo namaze guteka amasahani yari hariya one love araza kuyoza. Oya, kubera ko niko twabigabuye. Ntabwo nagakunda gusasa, ntabwo nasigurira budashashe mvuge nsange ngo yabushashe. Oya, wenyine aravuga ati imirimo iragabuye, ibyo bintu si byanjye. Hari ibyo ashoboye, ibintu by'amarandevu y'abana nkabatwara igihe cyose, ariko rimwe na rimwe biri ngombwa akadutwara. Ubu noneho abana bamaze kuba bakuru, arashobora kubasimbukana kuri randevu akabajyana, kubera ko bose baragenda. Nta mwana wonka, nta mwana dutwara muri car seat duteruye, nta mwana ugerayo ngo ararira, aba yariye. Nanjye nkaba nasigara mu rugo nyine akamusimbukana. Niba ari randevu y'amenyo bakamureba, ariko cyane cyane randevu zijyanye n'imikurire yo kuri abacekinga, bakavuga ati umwana ari gukura gute, imyaka 2, imyaka 3. Izo ngizo cyane cyane amarandevu menshi ni njyewe ugenda. Ariko nanone gutelefona, gufata randevu ku telefone gutya, ibyo si ibyanjye. Nawe akamenya ngo madamu niba afite randevu
ni ngewe utelefona nkafata randevu. Niba hari ibintu runaka bijyanye no gutelefona, impapuro n'ibiki, ni utelefona akabikora. Imiriro, niba ari ukwishura umuriro, nubwo wampereza ikarita nkaba nyifite, ibintu byo gutelefona umuriro kuri ngewe gutelefona nkariha umuriro, ibintu online, ndabizira, ndabyanga, biranstressa. Nawe kuri we bikamworohera akabikora. Noneho mu bana, nkarera abana, nkabonsa, nkaboza, rimwe na rimwe iyo batangiye nko kuzamuka n'impinja, sometime araboza, akunda abana. Mwijoro ni ngewe wonsa umwana nyine, ariko akenshi akunda kumfasha mwijoro. Wenda umwana akangutse akamukura muri berso, akamuhindurira diaper, akamumpereza. Urumva? Ariko cyane ko umwana yakanguka mwijoro, nanjye nkamenya ngo umwana ndamureba, biri ngombwa yamfasha, bitari ngombwa kubera mbanzi ko arabyuka wenda ajya mu kazi, arabyuka afite randevu runaka menshi, ntabwo mba numva ko cyane ari inshingano ze kuzikora. Ubwo rero imirimo ikabigabuye gutyo, tukabikora gutyo, buri wese akamenya ibyiwe n'undi akamenya ibyiwe. Nubwo yamfasha abana akabandebera ni iminota mikeya n'abarabizi araza kubona ino video, ni iminota mikeya, ariko muri we iyo yumvise gusa ko n'inshingano ze kwirirwa n'abana, akamenya nyine ngo araho wagiye ni wowe uri buze kwirirwa n'abana, biramustressa. Ubwo nyine niyo yaba afite umwanya ebana mube muri kumwe, ako ntiyumve ngo ni wowe ushinzwe abana no munsi wose, biramugora. Noneho ngewe nkakora side yanjye neza, uruhande rwanjye nkarukora neza, nawe agakora uruhande rwiwe neza. Icyo nicyo kintu nababwira ngo cyipfundo, cyangwa ikintu kinini cyane cyadufashije mu mirerere yacu. Ubwo nanjye ndagenda nkavuga abana, ubwo kurera abana ntago ari kubagaburira gusa no kubonsa no gukora amasuku, kubamesera imyenda, birenze ibyo ngibyo. Urumva side yanjye harimo kwigisha abana, kuhereza abana uburere, kubigisha gusoma biriya mubona mbigisha. Mbese ntabwo abantu barashaka kuvuga ati umuntu yirirwa mu rugo nagajya mu kazi kuzana amafaranga bakajyana ibintu byoroshye, ariko na akazi gakomeye. Mbabwire ngo sinjya nicara isaha, wenda isaha zibiri, nubwo abana baba badahari. Ubu ngubu mutoya nibwo atangiye kujya ku ishuri, ntabwo nicara amasaha abiri ngo nicare gusa ndaho ngaho nta kintu nkora. Imyenda yo kuzinga ibihari yuzuye, iyo bagiye uragenda muri dushe ugakora amasuku, ugatora imyenda batagaguje bari koga, nkashira mu mashini nkamesa. Mbese buri munsi nukumesa, ukazinga. Utayizinze bigutegereza ejo, ni koza amasahani, ni kuteka, ni kukoropa, ni kukubura ibya bintu, cleaning ibikinisho byabo nkatora nkabika. Nijoro bagarutse barongera bakabikinisha. Iyo batashe abana banjye murababona baracuranga, bararirimba. Iyo batashe buri munsi ni devoir. Ubwo papa wabo ntago ajya bakoresha devoir kubera mu nshingano ze, nawe bari busy n'ibindi, nkabakoresha devoir. Ubu ngubu bari kugenda bazamuka bageza ahantu bamwe bikoresha bonyine, akaba yaza gusaka kubaza ikintu kimunaniye, mami wenda iri jambo runaka risobanuye iki cyangwa iki cyananiye, mfasha. Ukamufasha gutyo nkakimufasha, ariko ibindi byose yabikoze. Byarangira nkahita mfatiraho ibyo repetition, ibyo gucuranga, imyitozo. Uwundi uvuye ku ishuri nk'umubebe wanje mutoya, ubu ngubu ni mutoya ariko namwohereje ku ishuri, naramaze kumwigisha gusoma no kwandika. Ubundi mo ndabimwigisha, ubu ngubu afite imyaka 3. Ibyo byose biragenda. Umwana yajya ku ishuri, yasohoka, umwarimu ibyo yamwigishije aracyari hasi. Ngewe mu rugo umwana apfa kujya kwinjira, mbere yuko binjira mba namaze kwipanga, nkamenya ngo umuhungu narangiza devoir yiwe indirimbo turacuranga iyihe, uwa kabiri umukobwa kuri gitari aracuranga ibihe, umukobwa w'imyaka 5 ari mu wa mbere, wenda hari imibare bamuha ku ishuri ngomba kumuhirenze iyo bamuha ku ishuri, cyangwa nkareba umukone wiwe ibyo ari kwiga. Bebe mutoya nka making sure ko ibyo namwigishije byo gusoma n'ibindi atagenda ku ishuri agakina gusa akabyibagirwa. Ni ukuvuga arinjira nkahita mfatiraho nkamwigisha. Ubwo ndimo ndinjira, sindinjira muri detaye ngo mbabwire ibyo nkora buri munsi, ariko nakazi. Noneho kuba twaragabanyije imirimo, buri muntu agakore uruhande rwe, umugabo agakora ibyiwe, nanjye ngakora ibyanjye,
nibyo bitworohera mu mirerere. Ubwo wenda nzinjira cyane mbabwire ngo niki nkora. Benshi bashobora kwibwira ngo kubera yirirwa mu rugo, yirirwa ari kuri WhatsApp, yirirwa ari kuri movie, no banabona bapostinze kuri WhatsApp, mushaka kuba mwibwira ngo nirirwa ndi kuri WhatsApp, ariko ntabwo ariko bimeze. Nirirwa ndi mu kazi, responsibility zanjye cyangwa uruhare rwanjye byo nshinzwe ndabikora, nibyo nirirwamo nkabikora umunsi wose. Noneho umugabo nawe akita ku bindi responsibility ziwe yafashe. So icyo ni ikintu kinini cyane cyadufashije mu mirerere yacu, cyangwa kidufasha kurera abana neza kandi bakazamuka neza. Iyo nshatse nko gukora ibyo umugabo yafashe birangora, nawe kugira ngo muzane mu byanjye bijyanye n'abana n'imirimo yo mu rugo n'ibiki byose biramugora pe, ntabwo ari ibintu byiwe. Noneho kuba twarabigabuye, kuba twarabitandukanyije, wakamenya ngo ibi ngibi nta bute binteye, nizo nshingano zanjye ndazikora neza, nanjye bitanteye ubute, ibitangoye nanjye nkabikora. Bitavuze ngo umwe avunisha uwundi. Aramutse abonye umwanya akarangiza akazi kiwe kare, cyangwa akabona extra time, umwanya urenze kuwo yarakeneye, aragaruka akamfasha, akaba yamfasha nk'abana wenda nk'amasaha 2 akabajyana kuri mall bagakina, cyangwa ku kibuga ahantu bagakina. Mu gihe bagiye nkasigara nkora uturimo wenda, cyangwa nkasigarana naruhuka. Akunda kubatwara nko kwa gatandatu mu igitondo babyuka kare, abana ishuri rihari kuwa gatandatu, noneho nta kintu bafite, babyuka ya masaha y'ishuri n'ubundi zamoye kuryamira bikanga. Noneho we yamenyereye ko iyindi minsi yabatwara, nabyuka nkabategura n'ibiki, ariko kuwa gatandatu akamenya ngo ni umunsi wiwe n'abana. Noneho amasaha 2 byibura nasigara ndi ku telefone, nasigara ndi gukora video gutya, nasigara ndi gukora imirimo ntuje. Murabizi abamama gukora imirimo abana badahari, nta bintu nta kinsa nabyo. Ukora utuje wumva nta stress za mami barwana bashwana, cyangwa baguhamagara bakenera nyine ko muvugana. So icyo ni ikintu kinini cyane kidufasha twembi kugira ngo tube ababyeyi beza, nuko nkora uruhare rwanjye nkarukora neza, nkarukora with excellence, nkarukora neza byubashe mu isuku. Nawe uruhande rwiwe nka papa, nka provider, cyangwa umuntu kudutunga akadutunga neza. Noneho nkafata ibyanjye nakoze n'ibyiwe yakoze, iyo tubihuje niyo yashusho abantu babona bakavuga ati bari abantu barera abana neza, cyangwa bariya wenda bitaye ku bana babo. Suko umwe muri twebwe aba ari we wabikoze cyangwa uwundi ngo abireke, twese ahubwo tubikorera hamwe. Mu kubikorera hamwe kwacu nuko umwe amenya ngo njyewe ndabishiraho imbaraga cyane kubera ko mugenzi wanjye atabishoboye cyangwa atabifitiye umwanya, nawe noneho akagenda hano mu gihe njyewe ntagiye mu kazi, abazi ngo nasigaye mu bana ndimo ndakora ibyo yagakoze cyangwa yakamfashije, akajya muri biya nanjye nkabikora. Igihe dufite umwanya urenze tugafashanya, ibyo byose bigatuma rero imirimo igenda tworohera. Ibyo yagakoze rimwe na rimwe nibikeya, ariko simpunze gukora party yiwe cyane, nibikeya nakora wenda dahari, nkaba nakora inshingano ziwe za papa. Ariko inshuro nyinshi usanga buri wese akora ibyiwe, noneho tukabihuza tukakora neza. Iki nicyo kidufasha twebwe nk'ababyeyi kugira ngo bitworohere imirerere yacu, nuko akora uruhande rwe nanjye nkakora urwanjye. Sinzi uko mwege mukora, muransigira comment mumbwire, tuzasubira ubutaha. Murakoze. Hi guys, welcome back to my channel. If you don't know me, my name is Aurora Ngabo. I'm a mom of 4 girls and 1 boy. The boy is in the middle. The oldest is 11 and the youngest is 3. I like giving different talk here or sharing different video here on YouTube. I would like to ask you, if this is your first time on my channel, please subscribe, hit the notification bell so you'll be notified every time I upload a new video like this one. Go back and watch other videos. I've made some playlists. You can check the playlist and see what you are interested in and watch. Leave your comment, your like, and share the video with other people as well.
let's enter the message for today. Today, I want to share with you one key or one thing that me and my husband do to succeed, that has helped us to succeed in parenting. Parenting is a big responsibility for parents to do, and it has been a big responsibility to me and my husband to be parents and to educate and to raise our kids the way we have been doing. So one of the main key that helped me and my husband is to divide tasks, or to divide the responsibilities, or to split responsibilities. I'm going to tell you how we did it. I'm not talking about other people, I'm just sharing my experience with you. Some of you might see me because this is obviously my channel, but everything I do, if I succeed, it's because there are one side of the responsibilities that I do not do that my husband covers. I want you guys to understand what I mean by this. I'll give you a few examples for you guys to get the message. Since we got married, my husband believes that he's the head of the family, that from the Bible, that the man should be the main provider of the house. The man should work very hard to provide or to feed or to take care of the family. He believes that I should not go to work. He should be the one working. Even sometime, if needed, he can work overtime and pick extra shifts just to provide for me and the kids. And I thank him for that. He works very hard to provide and to give us everything we need. Like if you see us, the way we look, everything is him. Okay? Maybe I'm telling you something you guys did not know. The clothes, the food, the shelter, the house, everything you see or everything we own or have that costs money comes from him working very hard. So thank you, one love. Thank you for everything. He believes that he should do that, or he must provide for the family, and he believes that I should be the mother, or I should be the one to nurture. A mother is the one who nurtures the kids, or who educates them, who shapes them, and who gives them discipline. Okay, so by dividing these responsibilities, it has been an easy job for both of us. My husband cannot handle taking care of the kids. I even believe that this is not for men. It's very hard for men to do these kind of jobs. When they don't have a choice, they do it anyway. So my husband doesn't take care of the kids. He takes care of the kids by providing. But I do the actual taking care of the kids, the actual job. That means I'm the one obviously giving birth. After I give birth, nursing the baby, breastfeeding the baby. I'm the one who cooks, I clean, I take care of the house, cleaning, organizing, deciding if I decide this chair is going to go here, this table, I'm moving it here, I'm going to decorate a house. He doesn't care. Sometimes he calls it my ministry. That's my ministry. I'm the boss. I decide whatever I do. And financially providing, I don't have to worry about rent. I don't have to worry about paying the bills. I don't have to worry. You guys, I'm just telling you so you guys will understand better why I do what I do and how I succeed in what I do. So with him taking his side or his responsibility of providing shelter, financially needs, whatever we need, he provides. That means those small things, even restaurant, even vacations, all the dressings, like
all those things that we need, that needs money, he's the one taking care of that. And on the other side, I take care of the kids. Taking care of the kids is not just feeding them and putting them to bed. No, it's more than that. Maybe I'm going to talk about it another day. What I do as a stay-at-home mom. It's a big responsibility. I never even sit 2 hours just relaxing. Even when the kids are at school, I don't sit those 2 hours. I don't watch Netflix when the kids are at school. Maybe soon I'm going to start relaxing because my younger one is in school as well. So doing my part, I make sure that the house is clean, I cook for the kids, I decorate or arrange the house, I make the bed. Imagine, one love making the bed. No, don't ask him that. Don't ask him to pick the kids' toys and put them away. That's my side of the job, okay? Don't ask him to watch the kids. You know, mothers, you can sit with the kids and you are just there, maybe using your phone or relaxing or cooking while the kids are playing. You can be, oh, stop, oh, don't fight with your friend, your sibling, your sister, don't do this or go do this. Or we can multitask as women, but men cannot do that. Especially him, he doesn't like that. He can do it, but he doesn't like doing it. So he always makes he jokes all the time and says, oh, the responsibilities are split. Certain things are not my things. Sometimes he calls it my ministry. He says, oh, that's your ministry. Disciplining the kids or giving discipline to the kids or telling them what to do. Like that one, he's like, that's your part. You do it. Whatever you decide, I'm okay. Same thing as me. Whatever he decide financially, as long as it's a benefit of the family, I'm okay. And I know he's going to do it well. I trust him to do that, and he trusts me to discipline the kids and to teach them and educate them and help them with everything that I need to do. So by dividing or by splitting those responsibilities, that's the key to our successful parenting job. So when we do it, when he does his side, I do my side, we come up and you guys see the result of everything we do. You might think, oh, this one is not doing anything. This one is not doing anything. No. He's doing his part, I'm doing my part. Both of us, when we put them together, it becomes one thing, one successful parenting job, okay? This is how we do it. This has helped us. Maybe it can help you if maybe you are both working, but still, if you divide the tasks and know this one is going to do this, since they are not good at this, let me do it. Like, for example, I'm really bad at making phone calls. Like, if you tell me to make the kids' appointments, I will go in person. The walk-ins are my favorite. I can walk in and schedule an appointment. But calling with an electric bill and he gives me the card because we have a same bank account, I can use the card and call and start making those payments or making appointments. No, that's not my thing. I can do it, but it stresses me. And for him, he's okay. Driving around like a family driving, I prefer him driving. He's okay. But if you come in the house cleaning, organizing, taking care of the kids, singing, dancing with the kids, like that for me is my domain. What is domain? I'm skilled in that area. I can do it all day. I'm not stressed with kids fighting or kids making noise. It can be stressful sometimes, but I'm okay doing it. So that's how we do it. I hope you learned something. You guys can share. What is the big thing that you and your husband or in your family that works for you, that has helped you in your parenting? For me,
This is the most important thing that me and my husband has done since we split that, or even by knowing that he can do this, I can do this, and he cannot do what I do. He can force himself doing it. He cannot. It can be stressful, it can be hard for him. I cannot force myself to do what he's doing as a man. So he provides, I take care of the kids. So that's how we come together and we bring our perfect little family, and we succeed in parenting. I hope you learned something, and you leave your comment and tell me what do you do. Did you learn anything from this video? Share your experience with me. Leave your like and your comment, and share the video with other people as well. I'll see you next time. Bye.